hari ikibazo gikomeye abantu benshi bahura nacyo. Kubabara mu rukundo cyangwa se kubabazwa mu rukundo ni ububabare butagaragara inyuma ariko burya umutima imbere. Kandi ikibazo ni iki ngiki, abantu benshi ntibazi uko bakira. Bamwe barakomereka bagahinduka, abandi bagatakaza icyizere, abandi bagafata imyanzuro mibi. Uyu munsi ugiye kumenya uko wakwiyubaka nyuma yo kubabazwa, uko wakwizera, uko wakira neza, uko wakongera kwiyubaka ukaba umuntu ukomeye cyane. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku mpera zayo, kubera ko icyanyuma kirakomeye cyane. Part 1: emera ko byakubabaje. Intambwe ya mbere: kwemera ukuri, kwemera ko byakubabaje, kwemera ko byakugizeho ingaruka, wemera amarangamutima yawe. Ntukishe kuko kwihisha ntigukiza. Muri Bibiliya handitse ngo uwihisha ibyaha bye ntazahirwa. Imigani 28:13. Isomo: gukira bitangira no kwemera. Part 2: irinde kwishyiraho ibibazo. Abantu benshi bavuga ati ni njye biba biteye, ni njye ufite ikibazo, ariko si buri gihe biba. Jya wibuka si ibintu byose biba ari amakosa yawe. Muri Bibiliya handitse ngo nta teka ricirwaho n'iteka riri mu bari muri Kristo. Abaroma 8:1. Isomo: wikwibabaza birenze. Part 3: gifata igihe cyawe. Niwe kwitera gusimbuza uwo muntu, gutangira indi relationship nshya, kwiruka ku rukundo rushya. Jya ubaza, witeho, utekereza ku rukundo rwawe, cyangwa se utekereza mu kwiyubaka, kuko umutima utarakira ushobora kongera kubabazwa. Part 4: bibabarire. Kubabarira si ugushyigikira ibibi, ni ukwibohoza. Jya ubabarira uwo muntu nawe ubwe, kuko kubika inzika bikomeza kugufunga. Muri Bibiliya handitse ngo mubabarirane nk'uko Imana yabababariye. Abefeso 4:3-2. Part 5: wongere kwikunda. Nyuma yo kubabazwa abantu benshi atakaza agaciro kabo, ariko yongera wiyubake, witeho, wiyubahe, wimenye, kuko agaciro kawe nikagenda ku muntu. Muri Bibiliya handitse ngo uri agaciro kanini mu maso yanjye. Yesaya 43:4. Part 6: iyigireho isomo. Buri bubabare bufite isomo. Ndayibaza ati ni iki nigiye muri ibi, ni iki nzakosora ubutaha nkagikora neza. Ibi bituma utera imbere udasubira muri ya makosa. Naho Part 7: izere ko hari icyiza kizaza. Nyuma y'umwijima hazaza umucyo. Ntugacike intege, jya wizera, hari urukundo rwiza ruzaza. Muri Bibiliya handitse ngo uko nzi imigambi mbagambiriye. Yeremiya 29:11. Isomo rikuru: ntukeke ngo ubabare bukwambure ejo hazaza hawe, ahubwo bwigireho wiyubake uwo umuntu mushya, kuko ushobora kongera gukunda kandi ukabona urukundo rwiza kurusha urwa mbere. Niba uri mu bihe bikomeye nturi wenyine kandi ushobora gukira. Twandikire muri comment igitekerezo cyawe, ukande subscribe ushaka urukundo cyangwa content izagufasha. Kandi nkwitse ko mu yindi video itaha nzakwereka ukuntu wamenya ibimenyetso byiza by'uko igihe cyo gutandukana kigeze. Nk'ibisanzwe ndi Prince Umuragwa.